muraho neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha biva ku Uwiteka. Hanyuma nakomeje gutegereza ngo imvura ihite muri gukora ikiganiro, ko ndabona idahise, ariko ndagerageza gukoresha ijwi riri bwumvikane. Ndagarutse, ni wa mukobwa wanyu Arisho AIX TV show, ikiganiro cyiza cyane uyu munsi mbazaniye, ndabizi muragikunda kurushaho. Nongera kubashimira ko mu biganiro byatambutse mwanyeretse urukundo, ni ukuri nanjye ndabakunda cyane cyane cyane. Mu kiganiro cyatambutse nayo mbabwira ibintu 7 ababyeyi bibeshyaho bagakorera abana babo bakagira ngo ni byiza, nyamara biba bitagamije kubaka uko bikwiriye. Uyu munsi rero nje kubabwira ibintu 7 noneho ndabizi muzambwira muti ese kuki uhora utubwira ibintu 7? Ntabwo bishobora kurengaho, birashoboka ko byarengaho, ariko impamvu mfata umubare 7, umubare 7 urazwi no muri Bibiliya murabizi, ni umubare mwiza. Ibintu 7 wakorera umwana wawe agakura adafite agasuzuguro, agakura adafite agasuzuguro. Mu by'ukuri muri iyi minsi turi kubona abana bafite agasuzuguro bitwara nabi cyane, bibabaje ku buryo nawe ubwawe ushobora kwiruka uvuga uti baba uyu mwana n'ukuri n'umunyagasuzuguro, ariko mu by'ukuri hari icyo wabikoraho. Abaye ari umwana wawe hari icyo wabikoraho, kandi abaye atari n'uwawe, ufite umubyeyi ufite umwana umusuzugura, hari icyo wabikoraho. Gerageza kubusangiza iyi video, kore subscribe niba utarayikora, like and share ndetse na comment, kugira ngo birusheho kugera ku bantu benshi, turusheho kubaka isi nziza, turusheho kubaka abana bacu mu buryo bukwiriye. Murakoze cyane rero, nkuko nari ndimo mbibabwira, tugiye kuganira ku bintu 7 umubyeyi wese yakorera umwana we, bityo uwo mwana agakura adasuzugura, agakura afite imico myiza. Agasuzuguro ubundi nta mubyeyi ugakunda, nta n'undi muntu wagakunda, yewe n'umwana mugenzi we yamusuzuguye usanga bibaye ibindi bintu. Niba uri umubyeyi rero ushaka gukuza umwana ufite umuco wubaha, afite indangagaciro kandi azi kubaha abandi, iyi video ntigucike. Reka dutangiranye n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere wakorera umwana wawe ni ukumwigisha kuvuga amagambo akurikira: muraho, kumenya gusuhuza abantu ahuye nabo, ababonye cyangwa se abagerageje kumuvugisha akabasuhuza. Muri iki gihe dufite ikibazo, vugisha umwana uzi kuvuga akakwihorera ahubwo akakureba. Ibyo ntabwo ari ibintu byiza, bigaragaza wowe mubyeyi ko ntacyo wamumariye. Ikindi kintu cya kabiri wakora ni ukumwigisha gushimira, kuvuga ijambo urakoze cyangwa se murakoze. Umuntu yamuha ikintu akamushimira, wamukorera akantu keza akagushimira. Ibyo ni ibintu byiza biranga kubaha k'umwana. Ikindi kintu cya gatatu, ugomba kumwigisha kuvuga ijambo mbabarira. Ijambo mbabarira riragorana pe, noneho kuryiga ukuze ni ibintu bigoye, ni nka cya kinyabupfura nyine bavuga n'Igifaransa. Ibyo bintu ni ibintu ijambo mbabarira riragoye, ariko iyo umwana yakuze ashobora kuvuga ngo mbabarira igihe cyose yahuye n'ikosa runaka, biba ari ibintu byiza, bimwubakamo kubaha muri we, bikura muri we. Abana kenshi bavuga ibi bintu batabizi, ariko ntabwo bagomba kuzigira ahandi, ni twebwe babyeyi babo tukwiriye kubibigisha, tukabigisha amagambo ajyanye n'ikinyabupfura. Ibyo bizatuma umwana akura azi kwakira abantu ndetse no kububaha. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni ukumuhana uko bikwiye, utamutera ubwoba. Umwana wahaniwe mu rukundo akura azi kwitwara neza, akura azi kwitwara neza. Oya yawe igomba kuba isobanutse, atari ukumutuka cyangwa kumuhahamura. Kumuhahamura ntabwo ari ibintu byiza. Niba yakoze ikosa ntabwo ari ngombwa ngo uvugane sound yo hejuru umugaragariza umujinya, ahubwo menya kubimubwira mu mvugo yoroshye idatuma umutima we ugira ubwoba. Iyo umwana azi impamvu ahanwa, akura afite discipline nziza. Ikintu cya gatatu ni ukumwigisha kumva abandi mbere y'uko avuga. Abana benshi basuzugura biva cyangwa se bituruka kenshi kutamenya gutega amatwi. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo iyo umwana atabashije gutega amatwi neza, ntabwo ashobora kumva neza ko
ibyo bamubwiye ari byo cyangwa se atari byo. Mu muryango iyo murimo gukina n'umwana, akenshi ukwiriye kumubwira uti umva mbere y'uko uvuga. Ibi turi kuvuga abanza wumva amabwiriza n'amategeko abigenga, arabyumva hanyuma akabikurikirana. Ibi bituma umwana akura yubaha abandi. Ikintu cya kane ni ukumushyiriraho inshingano zoroshye mu rugo, kugira ikintu akora, akavuga ati izi nshingano ni izawe. Niba ari gukina ibikinisho, ukamubwira uti ibi bikinisho uraza kubisubiza aho wabikuye. Niba yanywereye icyayi mu gikombe, ukamubwira uti igikombe urakijyana ahantu hashyirwa ibikoresho bitogeje, bityo akaza kubikora. Niba yakuyemo inkweto, mubwira uti izi nkweto uragenda uzishyire ahantu dushyira inkweto zitogeje, kugira ngo ibintu byose agire kwaranje cyangwa se gushyira kuri gahunda ibintu bye. Ibi bintu bituma bigenda gute? Umwana ufite inshingano ntakunda gusuzugura rwose, namwe muzabikore kandi ni ukuri bizababera urugero rwiza. Ikintu cya gatanu ni ukumwereka urugero rwiza. Mubwire ko yabishobora, ko ari umuhanga, ko umufitiye ibyiringiro rwose, ibyo uri kumubwira ko yagira gute yabishobora. Ibi bituma akura adakoresha agasuzuguro ngo ahishe uwo ari we, cyangwa se gahishe intege nke ze, cyangwa se ahishe ko yamenye ko adafite agaciro muri wowe. Rwose nyemerera aka kantu nkakubwire, ibi bintu bituma umwana ashobora gukura afite urugero rwiza. Urugero rwiza nta handi ruturuka ku byo wamweretse. Kumutera icyizere akiri muto, ibyo nabyo biramwangiza. Rwose gerageza umubwire ko yabishobora, ibyo bintu yabishobora, ko ari umuhanga kandi umeze neza. Ni ukuri icyo kintu kirarushaho kumumerera neza, kirarushaho kumwumvisha ko afite agaciro. Indangagaciro umwana akeneye ziri muri twebwe, indangagaciro abana bacu bakeneye ziri muri twebwe. Reka turusheho guhindura imyifatire cyangwa se turusheho guhindura imvugo zikoreshwa ku bana bacu. Ikindi kintu cya gatandatu ni ukuvuga ngo ni kumwereka ko ari umwana ufite ejo hazaza heza. Hari icyo azashobora gukora cyagirira akamaro w'ubwite ndetse kikagirira akamaro n'abandi. Hanyuma ikindi kintu ukwiriye gukora cya karindwi ni ukumuhana ndetse no kumushimira mu buryo buboneye. Shima ibyiza akora uko ubyumva, kandi umucire bugufi mu gihe cyo yakozemo amakosa. Ihangane rwose, ugerageze kumuvugisha ukoresheje uburyo bw'ijambo ritari bumuhahamure, ritari bumutere ubwoba. Muri make ni uburyo ubwira umwana amakosa yakoze mu ijwi rituje. Urugero, yari arimo akina n'abandi bana, umwana agira gutya ntiyamuhereza umupira, birangira akoze iki? Amukubise. Mubwira uti yego wababaye kuko yakwimye umupira ngo mukine, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko wagombaga kubigenza. Ahubwo ugomba kumwegera ukamubwira uti ngwino dukine, biratuma twishima, biratuma turushaho gukora siporo, umubiri wacu ugende neza, bityo umwana nawe akabasha kumufungukira. Mu by'ukuri rwose ayo magambo arushaho kubaka umwana. Buri mwana aterwa ishema cyangwa se atera imbere iyo abonye ko imyifatire ye myiza igira ingaruka nziza. Umwana asuzugura iyo nta muntu mukuru cyangwa se iyo nta muntu yabonye umwereka ko ibyo akoze ari bibi cyangwa se ari byiza. Nyamuneka mureke turusheho kwegera abana bacu, turusheho kubafata neza bikwiriye. Yego biragoye muri iyi minsi kubera akazi no gushakisha ubuzima, ariko nanone birashoboka. Ngibyo rero ibintu 7 nashakaga kubasangiza ushobora gukorera umwana akabasha gukura afite discipline, ari umwana mwiza kandi afite imico myiza, adasuzugura. Ni ukuri umwana agakura afite indangagaciro nziza, yifitiye icyizere ndetse yubaha abantu, nawe ubwawe akubaha nk'umubyeyi we. Bijya binangaza ibyo yavuga ati uyu mwana arasuzugura, ngo umwana ngo sinzana agasuzugura yagakuye, ngo nanjye ubwanjye aransuzugura. Ibaze niba nawe ubwawe agusuzugura, noneho uhita utekereza abandi ubwo abasuzugura bingana gute. Niba hari ikintu wungukiye muri iki kiganiro, ndagusabye kora subscribe kuba atarazikora, like, share and comment kuba umbwire ikindi gitekerezo wifuza ko naza kubwira.
hanyuma usangize ubutumwa ababyeyi benshi nabo batwandikire batubwira ibitekerezo byabo mu buryo twarushaho gufasha abana bacu tukabarera neza nk'uko bikwiriye. Murakoze cyane rero, ni Arisho AITV show mwari kumwe, kandi murusheho kundemamo icyizere. Ndabakunda cyane, bye bye.